namubonaga kuri televiziyo. Twumvisha ari byiza, twishimye, twari nyine byari byiza. Numvaga nezerewe, nishimye cyane. Umwe aza kubikora bamujyana kwa Kabuga, noneho najya kumusura bikambabaza ko ari umubyeyi wanjye tutabanaga, nkababara nkumva mfite agahinda kambabaje. Mama hari igihe yasindaga agasiga ataduhahiye, amakanga kandyame ko yari yaratandukanye na papa, bigatuma ko njya kurara muri rigori. Icyo turi gukora kugira ngo turinde ko basubira mu muhanda. Turabashimiye cyane mwese abakunda gukurikirana ibiganiro by'ijambo ry'umwana. Turi ijambo ry'umwana TV kuri YouTube, turi ijambo ry'umwana akadomorwa kuri website mu nkuru twandika. Hanyuma uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi, navuga ngo ni inshuti y'umuryango, yambwiye ngo ni inshuti y'umuryango, ariko hari impamvu twamusuye. Hanyuma inyuma ye hari abana. Aba bana basobanuye iki? Niba udukurikiye sangiza abandi iki kiganiro kugira ngo buri wese amenye inkuru nziza z'abana, abana beza bemeye gukurira mu muryango. Hanyuma reka tuguhe ikaze, utubwire amazina yawe, hanyuma abantu baze kumenya ngo ni inshuti y'umuryango turi kumwe ninde, hanyuma ibikorwa byatumye tumusura nibihe. Murakoze, nitwa Eugenie Gahongayire, ndi inshuti y'umuryango ku mudugudu wacu wa Murambi aho ntuye, ariko nkaba na coordinator ku rwego rw'umurenge. Niwe Gahongayire mbabwiye. Gahongayire, urugendo rwawe rwo kuba inshuti y'umuryango warutangiye ryari mbere yuko tuza kuri uru rubyaro, kuri aba bana b'igihugu tubona ahangaha? Murakoze cyane. Inshuti y'umuryango natowe n'abaturage muri 2016, hanyuma komeza abantu urampagarira n'abandi ku rwego rw'umurenge, ariko cyane kubera gukunda abana. Mu rundi ruhande ndimo na Marayika Murinzi, njya ndera babuze aho baba. Ubwo rero urugendo rwanjye nsura imiryango ifite ibibazo, muri bya bibazo ugasanga abana byatumye bajya mu muhanda, bataye ishuri, bafite agahinda, basa nabi, bababaje, mbese muri make amakimbirane aba mu miryango yacu niyo atuma abana bacu bagira ibikomere by'umutima, niyo atuma bata imiryango bakigira mu muhanda. Niho nahereye nkora igikorwa mfatanyije n'izindi nzego. Nakoze igikorwa cyo kwegeranya abana, njya mbasanga aho bagangitse, nkabaganiriza, tukagirana ubumwe, bakanyisangamo, hanyuma dukorana urugendo rwo kubakura mu muhanda, bamwe bagasubira mu miryango, bakajya no ku ishuri. Hari n'abari mu muryango ariko bafite ibikomere, bahorana agahinda, ahora arwana, ahorana umujinya, ntumenye impamvu ibimutera, ariko nje kuko nabateze amatwi tukaganira, byatumye menya impamvu umwana ahora arwana, impamvu ajya kwiga rimwe mu cyumweru, ubundi akabivamo, impamvu yiga igihembwe kimwe ikindi ntakige, bituma ninjirira imiryango, nganira n'imiryango, nkanaganira n'abana. Tukiri aho, niki uravuze ngo warabegereye, niki wabwira abantu bafata bari abana nk'abagome n'abagizi ba nabi kurusha kubabona nk'abana bafite ibibazo? Murakoze. Ubundi cyambere umuntu avuka ari umuntu mwiza muzima, yanduzwa na societe aje asanga. Buryo umwana mutoyo uko umufashe niko akura. Rero umwana yavukiye mu makimbirane, gasanga barwana, gasanga ni ibibazo, nawe urumva agenda atamerewe neza. Rero nkanje nk'umuntu ubana n'abana umunsi ku wundi, byatumye nkora karabu y'abana, ndagira ngo mbwire abantu bazi ko bano bana bo mu muhanda areba akabona asa nabi, abona ari umugome, dore uko gisa, dore uko siwe, yabigizwe na societe nyarwanda arimo. Rero nahagurutse mfatanyije n'izindi nzego ngo twereke wa mwana ko umuryango ari mwiza, kandi twereke n'umuryango ko umwana ari mwiza. Ubwo mpagazemo aho niko kagasiro gawa twumvanye ngo umwana wanjye ni ishema ryanjye, ishema ryanjye ni umwana wanjye. Ako kantu nakabashyizemo kugira ngo mbe ko umwana ari ishema ry'umuryango, n'umuryango ari ishema ry'umwana. Ubwo rero hagati aho turakomeza ibiganiro, mbigusobanura neza, ariko numvisha umubyeyi agaciro k'umwana, nkanumvisha umwana ko umubyeyi ari umubyeyi mwiza, ariko nkareba kuri za toroma z'ababyeyi, tugafatanya n'izindi nzego kugenda tuganiriza umubyeyi kugira ngo mve ko umwana ari uw'agaciro.
umwana avuka ari mwiza n'ubundi unabarebye gutya ni abana beza barakeye baraseka neza. Hanyuma ni club mubayeho mute mukorera he ese aba bana bose urababanya ahantu hamwe imibereho noneho ya buri munsi yo mu rugo imeze ite mubayeho mute? Murakoze cyane. Aba bana uko mubabona hafi ya bose baba mu miryango iwabo, usibyemo nka babiri ndera njyewe ku rundi ruhande rwa Marayika Murinzi. Baba mu miryango yabo, bavuye mu muhanda basubira mu rugo, ababyeyi ntibakibakubita ku bw'izi nyigisho tugenda tubaha, kuko umubyeyi we ku bibazo yifitiye aba yumva umwana afitemo uruhare, ariko iyo umaze kubimubwira asanga umwana nta ruhare afite. N'umwana nawe akumva ko umubyeyi yamwimye iki ari igisambo, kukibaburara, kukibarwana ibiki biriki. Umwana nawe ukamwumvisha impamvu iki n'iki adashobora kukibona agikeneye. Hari impamvu zibitera, wenda ubushobozi bukeya na ya makimbirane. Ubwo ayo makimbirane atuma abana batabona ko imiryango ari myiza, niyo dukunda kurebaho cyane. Bana turabiganira, nuza kubabaza barabikubwira, bafite ubumenyi kuri yo. Hanyuma n'aba babyeyi tukabasanga mu rugo tukabaganiriza. Rero aba bana bose basubiye mu ngo, ntago ariko bose bari mu muhanda, dufitemo abari mu muryango, ariko uko bari mu muryango ukimbirana, bari ku mubyeyi umwe wenda w'umugore cyangwa bari ku mubyeyi ukora uburaya, ugasanga bibangamiye umwana mu mutwe. Iyo buri inzego ziganirijwe umwana n'umuryango bihurira hagati. Nibwo ureba dufite karabu yacu yitwa Hello Kids ihumure. Ubwo rero abantu babwite muri abo bana ako kambere nako baragakeneye, bahita bumva ubashuhuje kuko bakunda. Wababwira ngo ihumure agahita yumva byandi bimubabaje bigiye ku ruhande. Nyuma yaho rero ubwo karabu yacu turakina, tukabyina, tukagira ibiganiro. Ibyo bintu biri mu byongera umwana ikintu cyitwa ihumure mu mutima we. Tukongeraho kandi kantu kitwa siporo, ariko katumye duhura n'umubyeyi nitukageraho turakavuga. Oya gisobanura iyi video twabonye yaje ite? Ese yabatambutseho muri ku muhanda? Ese wari ubikomoje yaje ite? Yego, mbere wari wanambaje sinagashobora kuba iri mu cyabakomeje noneho bakavuga bati cyane burundu kudasubira mu muhanda. Mbere wari wambajije ngo dukora gute, dukorera he? Nari mvuze ibindi nsa nk'ugasize. Dukorera muri no site yacu, ariko tukakira abana bo mu midugudu inyuranye. Kandi abana twakira ntago ari ukuvuga ngo nabo mu bipango bamwe banezerewe. Niba abana bafite aho bahurira n'ihohoterwa, bafite aho bahurira n'ihungabana, kugira ngo tubafashe urugendo rwo gusohoka mu kibazo barimo, bagire ejo hazaza. Ubona bose uko bareba bafite imihigo, azi icyo azaba cyo mu gihe kiri imbere, kandi yaba cyo atiga, azi ko agomba kwiga akaba icyo azaba cyo mu cyo yiyemeje. Rero dukorera muri no centre ya Murambi, hari hepfo hari igipangu tukunda guhuriramo urugo. Akenshi rino urusengero ruradutiza, ariko kuko ruhorana porogaramu nyinshi tuwakorera gake, ubundi tugakorera aho mu rugo. Turanashimira cyane igihugu cyacu, gikunda abana, gikunda umuryango. Kandi urabona umuryango utariho ntago igihugu cyaba kiriho. Umwana nawe adakuriye mu muryango ejo ntago twabona abayobozi badusimbura. Rero hano twahuriye n'umubyeyi ari cyumbajije. Dufite club yacu, twakoze byinshi, turabyina tugakina. Nararebye nsanga haraburamo kandi kantu kagarura morale ku bana, siporo. Dukora siporo, tubanziriza hano hafi wacu, tubona biremeye, buracya tujya inama ubundi wajya muri Car Free Day tujyayo. Dukorera hariya muri Car Free Day y'umujyi. Tujyayo tubona biremeye. Iyo tugiye dutanga n'ubutumwa, kuko iyo babareba gutya ari abana bato bitabiriye siporo barishima. Rero umunsi duhura n'umubyeyi nawe yari yitabiriye Car Free Day. N'abana batojwe bazi kubyina Kinyarwanda, bafite umuco binyuranye n'abandi. Niyo bagenda uko bareba bagendera hamwe. Warabibonye no mu kavideo bamuhingutseho arakavumbye aho mwabiteguye. Ntabyo twateguye. Nta namakuru dufite ko ari buhagere. Ahubwo uko batojwe nyine bagendera hamwe, bakora ibijya gusa byiza, bose bapfumutse bahita bamuhingukaho. Tugize umugisha nawe ko akunda abana, tabakurura bose n'akarimi inyuma. Warabibonye munsi y'abantu barebare aragakurura agahita agashyira ku bandi bose arabahobera. Iyo morali rero yongereye iyo basanganywe. Karabu yacu irabanezeza, abayufu volunteers baradusura, Senef iradusura, ubuyobozi bw'akagari n'umurenge baradusura. Ni igikorwa bashaka ko cyagera imbere ku buryo twagabanya imibare iri ku muhanda. Ntago twayimazeyo barashaje. Ni bangahe?
abo mukurikirana bari mu muryango abana bagize karabu bose hamwe turi 63 ariko abana bakiri mu bikomere bari muri 20 bari mu rugendo rwo kubyomoka kuko urabona tumaze imyaka 3 muri iyo myaka 3 harimo abarangije gukomera biyubatse bari na segonderi ubu dufite abari no muri enteri na batari hano hari umunsi wadusura bose barageze ino ukavuga uti kabisi muri vacances kuko ziraneze noneho rero ni rya torero ribyina babonye n'ingoma zacu hano zirahari turabyina imidugudu yacu yakoze ibirori tubafasha gukesha igitaramo senefu ikoze ibirori umunsi w'abagore ntago wamenya ko bana bari babana bari bafite ibikomere by'umutima mwese nta kibazo urajya ashaka kuvuga arajya ahita avuga ntabwo ari ibintu bikaze twe twiganirira nk'abana sibyo ninde wamugezeho bwa mbere mwese mwamugezeho bwa mbere wari umuzi se namubonaga kuri televiziyo kiriya gihe ubu uramubonye watekereje turavuga turiya muntu ngiye kumuhobera numvise mfite ibyishimo wumvise ufite ibyishimo numvaga nezerewe nishimye cyane twumvishe ari byiza twishimye twari nyine byari byiza wumva ufite ikihe cyerekezo wumva nukura uzaba iki njye numva ninkura nzaba umubyinnyi amafaranga nkoreye nkajya kuyafashamo abakene batishoboye uzaba umubyinnyi wowe Jembo numva nabo umusirikare nkarinda igihugu uzaba umusirikare urinda igihugu nukura uzaba iki umuganga uzaba umuganga ntimugire ubwoba umudereva na fande Kigali na diaspora ntimugire ubwoba umudereva nyafawe mubwiye ubuhamya bw'ibambaye wabwemera nakwemera cyane ahashize hanjye mama na papa bararwanaga bigatuma njya kuzerera ubu ngiye kundeba nari nzi kwiba nta n'umuntu wandushaga kwiba ariko natekerezaga gusyaga yari ibyanjye ikaritsiye yose nta muntu wayindusha kuko ninjye wayikuriyemo iyihe ni karitsiye yitwa gute Murambi ya Murambi nayikuriyemo none nasyagaga cyane mama hari igihe nasyagaga nkanata saa sita z'ijoro mu makanga kandi njyamo ko yari yaratandukanye na papa bigatuma ko njya kurara muri rigori nkararana n'inshuti zanjye nyine twasyanaganaga twarara muri rigori abafite telefone tukarara turi kureba komedi igihe kimwe ndi gusyaga inshuti y'umuryango yaraje iramfata iranganiriza irambwira ngo iwanyu ni hehe iziganiriza mama kuko yari yifitiye kamere arekera kudukubita nabi ubu njye baranamushyikiranye na mama papa yaradutaye njye n'umuryango wacu kuko bari bafitanye amakimbirane ariko imba numva ko ubwanjye papa yagaruka undi amakimbirane agashira kuva ubwo mama fiyete yaraje arantora anjyana muri karabu agabanya amakimbirane papa kuko nigaga Kicukiro mama fiyete araza aganiriza mama banjyana hano GS Murambi ubu niyo sigaye nigira nageze mu mwaka wo mu wa 5 uri mu wa 5 uzakomereza sibyo nta gusubira inyuma n'umwana uzajya ubona atangiye gutekereza nabi ugomba kumugarura icyo gihe uwo munsi cyagiye muri hahandi mugangitse uyu mubyeyi akaza kubareba hari sangahe yababwiye iki kuki wemeye kuza ukabivamo ni ikihe kiganiro mwagiranye ako kanya yari saa 12 saa nimugoroba igitondo ko twagangikaga saa 6 saa 9 ko twagangikaga saa 12 yaranyuzeho turavuga ko nyine abana benshi bamuzi turavuga ngo dire mu mafiyete ngo dusubire hahandi aranyumva ninjye wabivuze icyo gihe
arangije aranyumva abaraje abandi barirukanka bari njyenyine basigara mfite ubwoba n'agahinda nuko nguko umufiyete aranganiriza arambwira ati ngo ese ko mbona ufite ubwoba kuko nta kintu ndi bugutware wabaye iki njye namuganirije ibyanjye arambwira ngo tugiye kunyereka iwanyu ndahamwereka icyo gihe mama yari ari mu rugo yari afite ikabura agiye kunkuruta aramuganiriza bigenda gutyo abarambwiye ngo uzaze muri karabu yacu Hello Kids humure ni gutyo nayijemo ubu ngiye kundeba ahangaha nsigaye nzi kubyina usigaye uzi kubyina wambwiye ko uzanyigisha intambwe zose zananiye abantu benshi ndabizi bazakunda iyi video kubera ko dukurikirwa n'abantu bakunda abana dukurikirwa n'ababyeyi gira ubutumwa ubwira abantu bagize umuryango ababyeyi imyitwarire bashobora kugira yatuma abana bajya mu muhanda bakwiye kureka ni icyo usaba umuryango muri rusange cyekirutse b'umuryango muri rusange ni ukujya bareka gukubita abana babatuka ibyababayeho kandi umwana bakamuganiriza ukamujyana aho akeneye kandi umwana bakamushishikariza kwiga ukamushishikariza kuva mu muhanda muri make ukamujyana ahantu henshi hari abana yakwisanzuraho hari ikindi kintu wifuza kuvuga? Ikintu nifuza kuvuga ni icyo kubwira abana batazi karabu bajye bazijyamo izo babonye zose nziza bajye bazijyamo. Ba bana mwari mugangikanye hahandi se baraje nabo cyangwa ntibarazi? Harimo abaje hamwe hangarimo uyu nguyu turi abana beza n'uyu nguyu tureba ko mwafashe icyemezo cyiza sibyo ntimuzasubire muri buriya buzima ubundi se mwabusubiramo ni iki umuntu yaza akababwira kigatuma musubirayo? Ntacyo ntacyo. Iyo ntekereje kuri buriya buzima njye mba numva ntago nasubirayo kuko akenshi hari igihe uba ukwepana na polisi ziguhiga kumva ntiwasubirayo. Wowe? Njye nitwa Umugisha Kevin nkaba numva buriya buzima nabayemo akenshi na kenshi njye nakundaga kujya mu muhanda papa na mama barimo bararwana. Mama hari igihe yasindaga agasiga ataduhahiye akajya mu kabari agasinda twebwe tugasigara tubunga mu ngo z'abantu ako tubonye twose twirira. Mba numva ubuzima bwose nabayemo natabusubiramo kubera ni bubi. Ntuzabusubiremo zigumire hano muri club. Nshimishije nuko intoki zatoraguye njya gusyaga udusumari ibiki narihanye nubwo nakoze mu ntoki za Kagame. Nanjye ndi umwe mu bana bo mu muhanda najyaga kuzerera nshaka ibyuma kubera ko nari nabuze icyo kurya baza kumfata banjyana mu kigo ngororamuco kwa Kabuga. Uno mubyeyi aramfasha mu mafiyete amvanayo ubu ndiga nta kibazo. Mvuka mu cyaro. Yego. Ababyeyi banjye twavuye mu cyaro tuje i Kigali gushakisha ubuzima nuko baza kumfata ndi mu muhanda banjyana kwa Kabuga. Ikintu nabwira abana bashaka no kujya mu mico mibi ni ukubaha ababyeyi kuko kujya mu muhanda atari byiza nabo babafata bakabajyanayo ariko babyirinde. Byatangiye papa aza yasinze mama bikamubabaza yajya mu kazi agasanga papa yadukubise noneho umunsi umwe aza kubikora bamujyana kwa Kabuga noneho najya kumusura bikambabaza ko ari umubyeyi wanjye tutabanaga nkababara nkumva mfite agahinda kambabaje ariko ikintu nshimira Imana ni icya mbere yuko papa na mama bongeye bagasubira. Ariko ubu ngubu papa tujyana gusenga ku cyumweru ntabwo yaza kujya gusenga bamujyanye kwa Kabuga amafete aza kutuganiriza turangije njya muri karabuye inshuti y'umuryango imaze kunganiriza
papa arangije agarutse turongera dusubira neza. Papa na mama bahoraga baswana basubirana. Umunsi umwe papa araduta aragenda. Mama nta mafaranga afite yo kutujyana mu ishuri. Mama Fete aza mu rugo atubaza niba twiga ariko yatujyanye mu ishuri. Papa na mama barashwanaga nkumva nava mu ishuri nirirwa nzerera nirirwa njya guskaga nora udusumari, ariko naje guhura n'inshuti y'umuryango iranganiriza irambwira ijya nubaha abanduta nabo nduta kugira ngo ejo hazaza hazambere heza. Ubu ngubu nsigaye niga RGS Murambi, ndubaha niga mu wa 6 amashuri abanza. Nahoraga ndwana numva nigunze mfite imico mibi, ariko ubu ngubu nsigaye mfite ikinyabupfura nsigaye niyubaha. Murakoze kumpa ijambo. Amazina yanjye nitwa Ukundwa Elia, ntuye mu mudugudu wa Murambi. Aba bana uburyo babayeho babugoranye, ariko nkatwe komite twatowe tugerageza kubaganiriza. Harimo abana barara hanze, abana banywa tineri, abana nene bishora mu mico mibi. Rero tugerageza kubaganiriza. Harimo n'ababikoraga binjiye muri Hero Kids ihumure, ariko ubu ngubu ni nabo badufasha kujya kuganiriza abandi kugira ngo nabo babivemo bitegurire ejo hazaza heza. Nitwa Mukamberuka Korodina, ntuye muri umudugudu wa Murambi, umurenge wa Gatenga. Mu by'ukuri rero uyu mubyeyi inshuti y'umuryango atubereye umubyeyi mwiza. Ubwo umugabo akimara kunta nari mfite abana 2 batoya. Abana batangira kuba imbobo. Naba ngiye gushaka icyo mbagaburira nkasanga abana ntibagiye kwiga. Ubwo hakabaho n'igihe batatashye mu rugo. Nkibaza nti ubu aba bana ndabakura hehe? Ariko uyu mubyeyi inshuti y'umuryango yaje kunyegera arambwira ati aba bana ukubona ko batangiye kuba imbobo. Aba bana ngiye kubagufatira mbigishe mbatoze umuco ndebe ko bagaruka mu murongo muzima. Umubyeyi yarabafashe, abana arabigisha, abana batangira kumva. Naba nagiye gushakisha noneho nkasanga abana bavuye kwiga batashye, yogeje ibyombo, yavomye. Numva ntangiye kwishima. Uwa mbere n'uyu nguyu. Hari na muruna karumuna ke yabafasha ari 2. Abana mbere ntago nababonaga mu rugo rimwe na rimwe. Baze nababaza nti se mwaraye mwiriwe hehe? Ngo twagiye gusura abandi bana. Nti se mukarare kandi nta rushane bahaye muzi ko nagiye gushakisha ntari mu rugo. Mamwumva biragenda biti. Abana bakanyihorera. Ariko nyuma yaho inshuti y'umuryango bafatiye abana baratuje, aramenya ko ajya kwiga, yava kwiga agakora imirimo, ubundi akajya kuri mubyeyi inshuti y'umuryango akajya kwitoza n'abandi bana. Ni ibintu bimaze kunshimisha, bageze ku rwego rushimishije. Rwose ubutumwa nabaha bere kwigunga.
nk'ababyeyi nibafata abana babo nimba umwana yamunaniye rwose amushyira uyu mubyeyi inshuti y'umuryango amushyira abandi bana hazavamo umusaruro ushimishije umwana uwo mubyeyi yigishije amujyana buke akamutereta neza nimba avuye no mu ishuri umwana akagaruka ku murongo ibyo nibwo butumwa nabaha mbere kwigunga. Ikindi nakongeraho ni uko uyu mubyeyi rwose nk'umubyeyi w'abana bacu baba batunaniye akabakora mu muhanda ni uko mwajya mumusabira ubuvugizi akabona ubufasha bwo kujya agenera aba bana nk'aba bana aba yarakuye mu muhanda. murakoze nkuko twagumye tuganira ku bijyanye n'abana icyo turi gukora kugira ngo turinde ko basubira mu muhanda dukomeza kubaganiriza nyine hano muri karabu tugasura imiryango tukaganira n'abarimu babigisha ku ishuri inzego zinyuranye abayanga volunteers senefu social promotion bo ku murenge mushyira raporo nkamubwira ibibazo by'abana gakora ubuvugizi nubwo butari bwagerwaho usanga benshi muri bano bana bose ko bava mu miryango ifite ibibazo kubona ibikoresho by'ishuri ntabwo biba bihagije rero abayanga volunteers bari bamfashirije abana ndumva bageze nko kuri 12 kandi urabona turi groupe y'abana 65 bo bateranyije uko bashoboye bamfashiriza bari bavuye muri bira bigongorera muco ariko abandi bana nabo ibibazo biracyahari kwagira ngo mudufashe kudukorera ubuvugizi izindi nzego zibigiremo uruhare nibura abana bagire dufite imishinga inyuranye ikorera mu gace kacu kuryo abana bose bagira babasapotinga ku bikoresho by'ishuri kuko nkurangije primaire yagiye kujya secondaire yanitsindiye biranga kubera imiryango yabo iri munsi y'ubukene. Ikindi hari ugusabira abana ku ruhande rwabo amashuri ariko imiryango yabo ntabwo ifite icyo gukora ni naho amakimbirane aturuka ubwo umwana yaba buraye kuko nta kintu umubyeyi yinjije dufitemo abafurira abantu igihe atabonye ikiraka cyo gufura ugasanga ni ibibazo bamwe gukora ubuyede harimo abatakibasha kubuhabwa nka bari ababyeyi babonye ntabwo yajyana n'umusore ngo ahabwe ikiraka cy'ubuyede hari umusore iyo akazi kabuze rero niho hava bya bibazo byose umwana yasonza kabiri ati bura ninjya gutoragura twatwuma ndi bukuremo amafaranga 300 ngende nigurire n'imineke cy'amandazi nirire rero mu rwego rwo gukumira tubashije kubona abafatanyabikorwa bo gufasha imiryango bakabona icyo gukora. Ikindi ku ruhande rwa karabu yacu nyirizina nayo hari icyo twabashije kugeraho ariko hari n'ibyo tukibura urana abana iyo bahura babakina tuba dukeneye imipira yo gukina udutenesi dutoya igozi yo gusimbuka ku buryo dufite n'ikipe y'umupira w'amaguru ibyo byose ni ibikorwa bituma na babandi bari mu muhanda tujya kubaganiriza ati muze dukine bakaza hari n'umunsi rero mbabarire ko njya mbikora iyo mbona babandi bari mu muhanda bakiburimo batari bahinduka kugira ngo tubiyegereze turi kumwe n'aba bana turugenda tugategura agakorwa ko gusangira twebwe bari muri karabu dufite ababyeyi babyumva ukamutuma ibiceri 300 cyangwa 200 umubyeyi akabimuha tugateka mandazi igikoma cyangwa umuceri tugasangira ukabona barishimye rero turacyafite abana bari ku muhanda ariko dutumira bakaza mu kiganiro yaje rimwe kabiri nawe arahinduka ahita abona bino bintu ari byiza rero ndagushimiye ko wadusuye nkomeje gushimira ubuyobozi bwacu twahereye tuvuga ku mukuru w'igihugu inzego uko zishoreranye zose zifite mu nshingano inshuro nyinshi bakunda kunjyana mu mahugurwa nkabibona ko inzego zihangayikishijwe n'imibereho y'abana ariko nyine dukeneye izindi mbaraga kugira ngo karabu yacu Hero Kids igire imbaraga zisumbye kuzo dufite hanyuma igere ku ntego twifuza ko isite yacu ikorwaho n'imidugudu 5 ko nta mwana wawe ukiri mu muhanda
umudugudu wacu umwe witwa Murambi, uyu duhagazemo naho ni ihuriro Sabaganga, jya mbere hano hepfo Kamabuye, Juru n'Isonga. Habe hari ahantu hazatanga urugero ko nta mwana ukiri mu muhanda. Dukeneye imbaraga zanyu rero. Mije profe nayo igigira ibyo bikorwa bikomeye. Murakoze cyane, nagira ngo dusoza ubwira abantu gukura abana mu muhanda birashoboka. Yes, birashoboka cyane. Iyi ngingo ya mbere naguha, iyo umubyeyi yahindutse mu rugo byorohera umwana guhinduka, kuko umubyeyi iyo umwana agezeyo yakoze ikosa agahita yihutira gukubita bataganiriye, umwana nyine akomeza mu muhanda. Ariko umubyeyi yabonye ikosa ry'umwana agatuza agacunga ikosa atari ako kanya ribaye, akaza kumwibutsa ati mwana wanjye rero kiriya kintu wakoze ntago gikwiriye, wari kugikora gutya, birakunda guhinduka rwose cyane, kuko hari urwego tugezeho. Ni cya kibazo nashakaga kugarukaho, muri gukora iki, mukurikirana gute ko babana bose mufite muri club uyu munsi atagiye ngo ejo abure, ejo agire gute, mukurikirana mute koko yahamye mu rugo na wa mubyeyi mwamaze kuganiriza bakaba bishimanye, mubikurikirana gute kugira ngo n'ushaka kubigerageza yumve ko yabishobora? Urakoze. Hari akantu twashyizeho kavuga ngo buri wese ni ijisho rya mugenzi we. Ni siroga ya polisi ariko tuyikoresha muri karabu yacu. Niba Eliya yigana na Erive ntabe yaje, iyo raporo iraza. Ni na mwarimu dufitanye n'ubufatanye na ba mwarimu n'ababyeyi. Umubyeyi nkamubwira hari ukuntu umwana yambara yagera mu nzira kabikuramo akambara ibindi bakigira gusyaga. Iyo ku ishuri batamubonye barampamagara, umwana uyu munsi ntiyaje kwiga, na mugenzi we bigana ati ntago yaje, nabwira umubyeyi ati ariko yagiye, tukaganiriramo hagati akamenya ko hari dege ishobora gukorwa kandi umwana yavuye mu rugo yambaye. Ibyo byose rero turabicekinga, bisaba umwanya uhagije nk'inshuti z'umuryango, si njye njyenyine, dukorana n'izindi nzego. Niba mu byo twaganira nta kindi wumva wakongeraho, nasoza nagushimira. Tarasoza shingiye ku bikorwa dukunda gukora dukoranye n'ubuyobozi, ndi bukwereka amafoto. Hari umunsi habayeho umunsi wo gutangiza itorero, buri gihe ikiruhuko gikuru bakora itorero ryo gutoza urubyiruko kujya ruhura kabiri mu cyumweru. Ni twebwe itorero ryacu ryasohotse guserukana icyo gikorwa, ariko nta mikenyero tugira, duha dukeneye amayogi, imikenyero, migara, nyine ubwo turiyera ndivuna njyewe nka coordinator w'igikorwa nkakodesha mu mafaranga yari gutunga umuryango wanjye. Ariko tubonye nk'umuterankunga watugurira udukenyero, amayogi, imigara, amacumu, twakora itorero ryiza abana bishimira kandi rikanagira umumaro kuri sosiyete nyarwanda, rikazamura umuco nyarwanda kuko niwo duri gushingiraho n'ubundi. Rero rwose ako kantu bakadukoreye twagira emosiyo zirenze izo dufite.